ariko ntukayoberwa igituma iyo tariki idashyika. Ariko uyu mwanya Imana ihaye ishusho ibyo byari byaranze, iyo kontari ugiye kuyisinya, kuko Imana ihaye ishusho akazi kawe. Imana yanga ibintu bidafite umurongo, Imana yanga ibintu bidafite ishusho, Imana yanga ibintu bidafatika, Imana yanga ibintu biguma bivugwa ariko ntibijye mu bikorwa. Uyu mwanya rero iyi Mana yaremye ijuru irema n'isi, isi ibona nta kirimo, iravuga reka nshyireho ikintu, niyo yongeye kuvugana nawe ng'ibintu byawe ibihaye isura nziza, ibintu byawe ibihaye ishusho, ibintu byawe ibihaye imikorere, nawe guhaye ishimwe mu kanwa kawe. Igihe azengurukiye umusozi kirahagije, ko niko Uwiteka yabwiye Mose, aramubwira ngo mbwirira Abisiraheli ngo igihe bazengurukiye umusozi kirahagije. Haleluya. Uyu mwanya nawe igihe umaze ubana n'ibintu bitagira ishusho, Imana ibihaye ishusho. Haleluya. Urafashijwe ngo utere haleluya. Turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, muze kurikurikirana kugira ngo rigire ikintu ribamarira, kandi mwibuka gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Uyu munsi rero dufite Evangeliste Devuta ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana, muze kurikurikirana. Murakoze cyane, reka tumwakire. Shalom shalom. Tunejejwe n'Imana mu mutima wacu ko twongeye guhurira kuri runo rubuga tukongera kuganira ijambo ry'Imana. Rero nitwe twabandi tubakunda, nitwebwe mukunda mu kudukurikirana, natwe tunejejwe n'Imana ko mwatugiriye icyizere cyo kudukurikirana. Tunashimira n'Imana ko yatugiriye icyizere cyo gutangaza ijambo ry'Imana. So hari aho rero waba uri, hari uko waba wumva warutegereje igisubizo cyangwa ijambo rigufasha, nako twazanye ihumure twahawe n'Imana kugira ngo bashe gukomera. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, watubereye Imana, uradukunda cyane. Yadusomye uburyo waremye isi nta kintu cyari kiriho, yadusomye uburyo waremye witegereje mu isi ubona hari ibikenewe urabihashyira, kandi si ngo nta shusho yari ifite. Nyemerera uyu mwanya natwe umuntu udukurikiye ufite ibintu bidafite ishusho umuhereza ishusho, nyemerera ufite ibintu bimuremereye ubyoroshye. Ngaho tuguhaye ikaze mu byacu, kandi urukire kutwumvira, urukire gukora, urukire guhindura amateka, urukire kutubera Imana tukubone. Turangije ku kwezi, hari abakurangije bafite ibibazo, hari abari barwaye, hari abafitemo intambara, hari abari badafite amahoro, hari ababuze ibisubizo, hari abo byari bikomeye. Haleluya. Ariko babera igisubizo warakoze. Rero twekweretse no ku kwezi kuje gusoza uyu mwaka, turagusengeye kugira ngo uhire umuntu wese ugutegererejemo umugisha w'umuhe, kandi Kristo ufate ibidafite umumaro ku buzima bwa buri wese udukurikiye cyangwa ukwiringiye, ubashe kumuhereza ibifite umumaro. Urakoze urakarama, tugushimiye ibyo ukoze, tukuragije ibisigaye mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Haleluya. Tuneshejwe n'Imana. Tugiye gutangira turirimba indirimbo, ariko mbere yo kuririmba indirimbo ngiye kuririmba, reka mbanze mbwira abantu badukurikiye. Haleluya. Ntimukazajye mwumva naririmbye ngo mwumvijwe, ahubwo mujye mwumva amagambo ava muri iyo ndirimbo, kuko ndirimba amagambo ajyanye n'ijambo ngiye gusoma.
purito mbanza gusenga isengesho rijyanye n'icyigisho umuririmbyi ujyanye n'icyo ngiye gusoma, kugira ngo niwumva iyo ndirimbo ubashe gutegura umutima wawe hafi aho. Nubwo mba nafashe impano ebyiri nkazihuriza hamwe, ariko mba ngira ngo wumve indirimbo, numara kumva indirimbo utegure umutima wawe, hanyuma ubashe kwakira rya jambo ry'Imana utuje. Haleluya. Ndabikunda kubikora cyane, ko niyo ndi kubwiriza n'ahantu hose cyangwa mu biterane ntangira ndirimba. Hanyuma kandi nkanabikundira yuko ndi umuhanzi, niyo mpamvu ubona nkunda no kubikora. Ariko wowe ubyumva, uzajya ubanza wumva ijambo riri mu ndirimbo, wumve ko ritangiye kugutegura. Haleluya. Rero Imana ihabwe icyubahiro. Reka dutangire turi kuririmba. Wowe wicaye hejuru y'amajuru we, wambaye icyubahiro no gukomera. Wowe wicaye hejuru y'amajuru we, wambaye icyubahiro no gukomera. Wowe wicaye hejuru y'amajuru we, Uwiteka, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambaye icyubahiro no gukomera. Wambaye icyubahiro no gukomera. Wowe wicaye hejuru y'amajuru we, haleluya, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambaye icyubahiro no gukomera. Wambaye icyubahiro no gukomera. Haleluya, 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 wambaye icyubahiro no gukomera. Oh, wambaye icyubahiro no gukomera. Haleluya. Imana ishimwe. Nubwo ndirimbye agace gato, ariko ndagira ngo wumve ko yicaye hejuru y'amajuru, yambaye icyubahiro, igakurikizaho no gukomera. Imana ishimwe kandi Imana itwumvire. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu Itangiriro. Ni ijambo usanzwe uzi, ariko hari impamvu Imana irizanye. Turasoma Itangiriro igice cya mbere, tugeze ku murongo wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari idafite ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima, iwita ijoro, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Amena, amena. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya mbere, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Haranditse ngo mbere na mbere, haleluya, Imana yaremye ijuru n'isi. Isi ngo yari isi yari itagira ishusho. Amena. Yari ubusabusa. Murakoze cyane. Mutubwiye amagambo meza cyane, ariko utubwiye ko isi yari idafite ishusho. Ese ni gute isi yari idafite ishusho kandi Imana yari iri kurema? Wadusobanurira neza. Yesu aguha umugisha. Icyo narinje kubasobanurira, Imana yabanje kurema ijuru, iba mu ijuru. Ariko Imana iremye isi, yaremye isi gusa, ariko nta kindi kintu yashyizeho. Ntabwo yigeze ishyiraho inyamaswa, ntabwo yigeze ishyiraho ibi biti, ntabwo yigeze ishyiraho ibintu, nta kintu cyari kiriho. Hari isi yonyine, ibi mubona nta kintu na kimwe cyari kiriho. Turavuze ngo hari ubusa gusa. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo yari yakarangije kurema ibi byose tubona, ibiti, amashyamba.
niko byari bimeze. Yararabanje irema isi, iyirema nta kintu kiriho, irangije aravuga rero reka iyi si nyihe n'ishusho. Hanyuma rero abantu badukurikiye, narinzanye ijambo rivuga ngo Imana ibona ko isi idafite ishusho, iyiha ishusho. Uyu mwanya iyi Mana yaremye isi ibonye idafite ishusho, ibona ko bitameze neza, iravuga reka nshyireho ishusho, isi yo gukomeza kuba ubusa nta kintu kiriho. Umaze iminsi uri gusenga, umaze iminsi uri mu buzima, umaze iminsi hari ahantu wibereye, ariko ibintu ufite ukabona nta shusho bifite. Ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo ije kubihereza ishusho. Haleluya. Ushobora kuba uri umupapa ubana n'umumama ariko ntimugire umwana, mugahora mwibaza mbese tuzabona umwana cyangwa ntituzamubona. Ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe aka kanya, ivuganye nawe ngo ibyo bintu waburiye igisubizo, ibyo bintu wabonye bidafite ishusho, Imana ibihaye ishusho. Ushobora kuba warize ukarangiza ariko ukabura akazi abandi bagafite, ugahora usengera akazi ntukabone, so ukibaza niki gituma njyewe nabona akazi kandi narize mfite amadiplome ya masiyansi. Ariko Imana ivuganye nawe aka kanya ngo ibyo byose, haleluya, waburiye igisubizo, Imana ije kubihereza ishusho. Amina. Ushobora gutegura gahunda cyangwa ugategura kubaka, ukagura ikibanza kigahera aho ngaho, ukabona abonye yo kugura ikibanza ariko wabuze ayo kubaka. Ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe aka kanya ngo iyo nyubako yawe yabuze ishusho, Imana yihaye ishusho mu izina rya Yesu. Ushobora kuba waravuze ngo se nzasubira iwacu gute, mbese ko ntacyo kinsubizayo, mbese nzava mu bukode gute, mbese nzaba mu buhe buzima, ndetse abantu bakagusuzugura mu buzima urimo, abantu bakabona ko ubuzima urimo budafatika. Ariko Imana ivuganye nawe ngo iminsi yaribaye myinshi, ibintu byawe bidafite ishusho, ariko uyu munsi ngo bibwire ngo birarangiye kuko Imana ibihaye ishusho. Haleluya. Ushobora kuba wari wubatse urugo rudafite ishusho, uyu mwanya Imana iruhaye ishusho. Ushobora kuba wari umukobwa, haleluya, umaze igihe kinini wanyu utari ufite umugabo, wagera mu bamama bakakwibeshya bakakwita umumama kandi uri umukobwa. Uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo ibyo ngibyo Imana ibihaye ishusho, birasobanutse. Amina. Ushobora kuba wari umugabo ariko ukabona uba wenyine, atari uko wabuze umugore cyangwa wabuze umuntu ukunda, ariko hakaba hari nk'akantu k'agahu kari hagati yawe n'ibyo, ukajya ubona ibintu n'umwijima ntibisobanutse. Ariko uyu mwanya mu kwizera Imana ivuganye nawe ngo ibyo ngibyo Imana ibihaye ishusho. Haleluya. Ushobora kuba warabonye akazi bakakubwira gusinya kontara, itariki bayimura, ariko ntukayoberwa igituma iyo tariki idashyika. Ariko uyu mwanya Imana ihaye ishusho ibyo byari byaranze, iyo kontara ugiye kuyisinya kuko Imana ihaye ishusho akazi kawe. Imana yanga ibintu bidafite umurongo, Imana yanga ibintu bidafite ishusho, Imana yanga ibintu bidafatika, Imana yanga ibintu biguma bivugwa ariko ntibijye mu bikorwa. Uyu mwanya rero iyi Mana yaremye ijuru, irema n'isi, isi ibona nta kirimo, iravuga reka nshyireho ikintu, niyo yongeye kuvugana nawe ngo ibintu byawe ibihaye isura nziza, ibintu byawe ibihaye ishusho, ibintu byawe ibihaye imikorere, nawe guhaye ishimwe mu kanwa kawe. Igihe azengurukiye umusozi kirahagije, ko niko Uwiteka yabwiye Mose, aramubwira ngo mbwirira Abisiraheli ngo igihe bazengurukiye umusozi kirahagije. Haleluya. Uyu mwanya nawe igihe umaze ubana n'ibintu bitagira ishusho, Imana ibihaye ishusho. Haleluya. Urafashijwe ngo utere haleluya. Amen. Imana iguha umugisha. N'udukurikiye wese yumve yuko Imana imuhaye ishusho. Reka dusome ku gice cya kabiri ariho turasoreza. Dusome ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Haravuga ngo Imana yeza umunsi wa karindwi, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze,
iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Amen. Haleluya. Aha hantu iyo tuhageze usanga abantu benshi bari kuvuga ngo umunsi wa karindwi bakawuburana, ugasanga bamwe baravuze ngo umunsi wa karindwi ngo ni ku cyumweru, ukabara ugahera ku wa mbere ukavuga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru ugasanga haguyemo umunsi wa karindwi. Ariko ntabwo ariko bimeze. Umunsi wa karindwi ni uyu munsi uba ari umunsi twita uwa gatandatu, ni umunsi wa karindwi. Noneho ku cyumweru ni umunsi wa mbere w'iminsi irindwi. Ariko umunsi Imana yahaye umugisha ni umunsi wa karindwi. Niyo mpamvu usanga hari bamwe bajya bakunda no kwizihiza cyane nk'abasenga ku isabato, ariko umunsi wa karindwi ni umunsi Imana yaruhukiyeho. Uyu munsi wa karindwi ngo kandi Imana yawuhaye umugisha. Nari ngendere rero kukubwira ngo haleluya. Imana imaze kubishyira ku isi ibona ni byiza, ariko ngo ibona ko igomba no kuruhuka. Haleluya. Ireba n'umunsi wo kuruhuka. Umunsi Imana yaruhutseho nta kintu yawukozeho. Haleluya. Nawe hari ibintu wabonaga urwana nabyo, upigana nabyo, ukabona ibyo bintu uhora upigana nabyo, ariko nje kukubwira ngo shaka umunsi wo kuzajya uruhukaho. Kandi ongera ubwira Imana ngo ibintu byari bikuremereye. Haleluya. Ibintu byari bikuremereye Imana nizi kuruhure rwose, igushakira umunsi wo kuruhuka, kuko nawe yashatse umunsi wo kuruhuka. Haleluya. Kandi ntabwo yaruhutse saa sita wenda ngo mu gitondo ibe yaremye. Haleluya. Amina. Ahubwo Imana yafashe umunsi wihariye. Nje kugutangariza amakuru avuye mu ijuru avuga ngo nimba ubona ari ibintu bikuremereye, bwira Imana ko ushaka kuruhuka. Ndi gufashwa n'iri jambo rivuga ngo Imana yararemye ibonye ibintu ari byiza iraruhuka. Nawe ndagira ngo Imana igihereza ishusho ibintu ufite waburiye ishusho, ufate n'umunsi wo kuruhuka, kandi Imana iwugupangira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo mbwire umuntu wese unkurikiye yuko hari ibintu amaze iminsi abona yarabuze ikiruhuko. Hari abantu Imana ihaye ikiruhuko muri uku kwezi kwa 12, ibintu byari bibaremereye Imana irabibatuye. Hari abantu Imana itangiriye ubuzima bushyashya, hari abantu Imana ikirije, hari abantu Imana ihaye ikiruhuko bahoraga barwaye badakira, hari abantu bamaze igihe basenguruka ku musozi, hari abantu bamaze igihe basenga imyaka 20, 30, ariko uyu mwanya kwizera mfite. Haleluya. Ndi kumwe n'abantu tugiye gutangira uku kwezi turi kuruhuka. Imana ihabwa icyubahiro. Reka tuvuge ngo Imana yaruhutse umunsi umwe, ariko twereka tuvuge ngo uku kwezi tuje kukuruhukamo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka dusenge Imana. Abankurikiye bafashijwe n'iri jambo, bitewe nuko buri wese afashijwe n'iri jambo, nahereza Imana icyifuzo dusenge. Ariko nje kukubwira ngo ntukishimire guhora wizengurukaho ngo buri umunsi wo kuruhuka, kandi umunsi wo kuruhuka uzajya ukoraho n'ikinezeza Imana. Imana ibone yuko wenda wasenze, ibone ko wayihaye akanya wasomye ijambo ryayo, ibone yuko hari ukundi kuntu byagenze. Ntugahere ku wa mbere kugeze ku cyumweru ari umunsi wa mbere w'iminsi 7, nta hantu urafata akanya ko kwisanisha n'Imana, nta hantu urafata akanya ko kwihererana n'Imana. Niyo kabara n'ijoro uvuye mu kazi wagakora kugira ngo ubashe kumva ko hari akanya wahaye Imana, nayo Imana iraguha akanya mu byawe, hanyuma nakwishyiremo ikiruhuko. Kuhamagaye Imana ni kwiza. Haleluya. Amina. Kandi guteresa Imana ni kwiza. Sinzi rero tugiye gusenga, keretse nimba hari ikindi wari ugiye kumbaza, hanyuma tugasenga. Nta kindi, nta kibazo, reka dusenge kugira ngo Imana izabidufashemo. Murakoze cyane. Amen. Amen. Turagushimye Yesu. Haleluya. Watugiriye neza uduhuza n'Imana Data. Watugiriye neza umwenda ukingirije ahera ukikamo, ubu turabana mu rugo. Rero twumvise ijambo, twumvise ngo Imana yararemye. Haleluya.
ibona yuko imaze kurema, ifata umunsi wa karindwi iraruhuka, kandi uwo munsi wuha umugisha. Natwe twemera udupangira ikiruhuko, kandi iki kiruhuko kijye kibonekaho umugisha. Umuntu wari uremerewe reka umuruhure, umuntu wari ufite ibintu bidafite ishusho reka ubihe ishusho, kandi uyu munsi uramutegura umuhembo n'amashimwe. Reka udutunguze ibyiza, kandi uku kwezi kuje turagusengeye, funguramo amashimwe yacu, kandi umuntu wese warutinze ku musozi umukureho. Ndetse isura abantu babonamo umuntu ntaba ariyo bamubonamo, ahubwo bamubonemo yuko hari ikintu wakoze, kuko wiyeretse Daniel, natwe twiyereke, kuko bari bazi ko byarangiye, birangira avuyemo aba umwami. Natwe hari isura abantu babona ko byarangiye, ariko nyemerera bitangire babone ko byatangiye. Urakoze urakaramura intwari, urakoze urakarama kudukunda. Hereza umugisha umuntu wese udukurikiye mu gihugu gitandukanye arimo, kandi umuntu wese udukurikiye afashwe n'aya magambo, ndetse ikiruta byose tuzabone nawe mu bwami buhoraho, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen.